Bakunzi ba Karumeri TV aho muherere hose abanyarwanda bari mu diaspora ku mugabane w'Iburayi mwese turabasuhuje Imana ibahe imigisha myinshi cyane nkuko nubundi rero twiyemeje kujya tubagezaho abakozi b'Imana bafite ijambo ry'Imana bafite ubuhanuzi bafite impano zigiye zitandukanye nkuko twabiyemeje kujya tubabagezaho ndabizi neza aho muri mudukurikiye mujya twandikira mukadusuhuza natwe turabasuhuje aho muri hirya no hino twongeye kwakira rero umukozi w'Imana ubushize twari kumwe atubwira uburyo yagiye akora imirimo itandukanye shitani yayimukoresha uyu munsi rero yagarutse kugira ngo tuganire Alex reka tumwakire kugira ngo abasuze yasuze abakunzi be nkuko mwari mumutegereje. Murakoze kuduha ikaze nitwa mu Rwanda shyaka Alex ADPR Muhima ndi umupapa ndubatse Yesu abaho umugisha. Aha mwamwumvishe rero kuri Alex wa wundi inshuti yanyu mukunda kandi nawe ndabizi ko abakunda cyane. Ubushize twagiye tuganira ku makosa 10 y'urubyiruko tugenda tuvuga abiri uyu munsi n'umundi turavuga amakosa 2 ariko turigowe n'umushyitsi wacu Alex umutumirwa wacu Alex uyu munsi turavuga ku makosa 2. Irya mbere turi buze kuvugaho ni ibiyobyabwenge hari benshi babijyamo bagira ngo na amafuri na amahoro bakabijyamo gutyo ariko bikazabangiza. Irya kabiri tuze kuvugaho ni ikigare kugendera mu kigare mu nshuti nyinshi zitagize icyo zikumariye. Reka nubundi rero nyemere dutangira dusenga Imana kuzi ko twakijwe ibyacu tubanza gusenga Imana kugira ngo umwuka biherekeze. Reka tukwakire n'uburi rero ubanze usengere uyu mwanya n'abadukurikiye bose ubaturiho umugisha w'Imana. Mana tugushimiye ko umugambi mwiza wo kuducungura unyuje muri Kristo Yesu warakoze kumuduha izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye kandi ko dushyireho umurongo mwiza umurongo ushimishe Karumeri TV nabyo nubihimbarizwe. Uyu mwanya mwiza twinjiye mu kiganiro tugaragaza aya makosa 2 nyemerera uzubane natwe kandi umuntu wese ubashywe n'ibiyobyabwenge umuruhure kuko uri Imana igitangagakiza. Warakoze turagushimiye utangirane natwe usozanye natwe mu izina rya Yesu amen. Urubyiruko rwinshi abana b'abasore abana b'abakobwa turavuga cyane ku rubyiruko bakunda kwijandika mu bintu by'ibiyobyabwenge ugasanga bagiye bafunga inguna ari nka 2 3 abajya kurunywera Nyabugogo n'ahandi hose bagenda barunywera igihe bari kurunywa baba bumva bisa naho bibajyana ahantu heza nyamara nyine n'ikiyobyabwenge ubwenge burayoba. Niyo mpamvu twakwiyambaje cyangwa se twagutumiye nk'umuntu wagiye ubicamo cyane kugira ngo uze kubabwira ko ibyo byabwenge ari bibi ku bana b'urubyiruko kandi ibyo byabwenge byangiza mu bwenge byangiza mu muryango iterambere n'ubukungu aho hose ibyo byabwenge birahatsikamira abana ntibatera imbere. Nk'umutumirwa wacu Alex wagiye uca muri izo nzira zigiye zitandukanye tubwire wowe ni igiki uzi ku byo byabwenge ubibona gute mbese wabwira gute abana bakunda kubyirohamo? Urakoze cyane ngewe ibiyobyabwenge narabikoresheje cyane kuko mbivuga mbifitemo experience. Ndagira ngo nanatangariza abantu bakurikiye ino channel ya Karumeri TV ko ikiyobyabwenge sura umugi gusa. Ikiyobyabwenge cyaba mayirungi cyaba mugo cyaba inzoga donc ikiyobyabwenge muri rusange cyazengereza umuntu bitewe n'ikigare. Nje nkoresha ikiyobyabwenge nakoreshaga ibiyobyabwenge 2 cyane kuko ntago nakunze kuba mu nzoga ahubwo ikiyobyabwenge cyarambase n'urumogi na mayirungi. Ikigare nje ninjiye mu kigare nje navuye mu cyaro nkijijwe ngeze i Kigali ngwa mu kigare kandi cy'abanywa rumogi. Icya mbere iyo uri umunywa rumogi ba wicaye ejo hawe heza. Icya kabiri ntago abantu bakugirira icyizere kuko umuntu ukoresha ikiyobyabwenge n'ibyo avuga n'imvugo iramugaragaza. Iyo muvuganye kumva ngo mane akabwira umuntu umusaza w'imyaka 50 ngo ni mane cyangwa se akabwira nyina umubyara ngo none se mwana ngo umwana Mary. Mbese imvugo z'umunywa rumogi cyangwa z'umunywa ikiyobyabwenge ziramugaragaza. Ariko ndashaka kugira ngo mbereke ingaruka zabyo mbi kandi mbereke ko n'umuntu iyo kubivamo birashoboka kuko Imana niyo itanga imbaraga. Umunywa rumogi ngewe ubundi kugira ngo urumogi rumbate cyane kugira ngo rumbate ndenge no kurunywa narucuruze ndupushe nuko ninjiye mu kigare cyabo icyo gihe bancomesha ku rumogi rwitwaga ijisho ryabaga ari iburi ku buryo wararurorengwaga wamara kurunywa ugatsepfura kuko wenda nkawe unyegereye ndakwereka ukuntu naruroringaga narangiza nkarutsepfura
akabona igihe mbwiye abarayani batatu ntunobore ntunyice mwana arayani ntumeneke nigira amaswingi nigira amahoro. Ibyo bitewe n'ikigare. Icya mbere nararufungirwaga. Icya kabiri muri sosiyete nyarwanda ntago bankundaga. Nabaga ndi no muri karitsiye akavuga ati hano turi kumwe n'umusore wishwe n'urumogi ati nibasi ntiyarara hanze yayanura. Icya gatatu no muri leta nirwaga nirukankana na polisi. Icyo gihe hariho n'umutwe witwaga Roko Defense nkirwa nirukankana nabo, ariko majije kwakira agakiza mbona ikindi kigare kiza cy'abana b'Imana mpinduka icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Ndashaka rero kwibwirira urubyiruko kandi ndanakomoza no ku bagabo no ku bantu bakuru ko hari abantu bakuze nabo bakoresha ibiyobyabwenge. Ndahera ku rubyiruko. Iyo ukoresha ibiyobyabwenge yaba mugu, yaba mayirungi, yaba kanyanga, yaba urumogi, yaba kokayine, yaba inzoga, yaba kanyanga, ari n'utundi ngo twitwa mukubita umwice. Buriya ntabwo ikiyobyabwenge nkuko niyagisikeze haraguru ntabwo ari urumogi gusa. Hari utwago ngo twitwa mukubita umwice, ngo nadunda ubwonko, ngo na yewe muntu, ngo nakayuki. Ndibwirira urubyiruko mudukurikiye. Uzi kugira ngo ubure umwana ufite imyaka 18 utishuri kubera ibiyobyabwenge bakwita akayuki. Ibaze nawe umwana w'imyaka 18, umugore w'imyaka 30, umukobwa w'imyaka 21 bakakwita akayuki. Ibyo biyobyabwenge rero byose byikwicira ejo hawe heza hazaza. Kandi no muri leta nta cyizere bakugirira. Niyo mpamvu birwa babambika amapingu, niyo mpamvu birwa baterurira inyuma ngo mwanywe ibiyobyabwenge. Ni muhinduke kuko nta cyiza cy'ibiyobyabwenge. Ndibuka umunsi umwe nigize gukoresha ikiyobyabwenge, nari ndi kugaseke byumba mu buhamya natanze haraguru nababwiye ko ngewe nari umujura ruharwa ndindushye kubabarirwa. Icyo gihe nkoresha ikiyobyabwenge cyitwa mayirungi, nari ndi kugaseke byumba ndi kumwe n'umujura witwaga Yezu. Uwo mujura yarapfuye ntabwo akiriho, baramurashe, bamurasiye disantere atwaye miliyoni 2.5 ku manywa y'ihangu. Ndanashimira Yesu ko yandinze simbe narashwe ngo mbe narapfiriye mu byaha. Icyo gihe kugaseke byumba ngerayo ndatigita, gutigita no kugenda, ikiyobyabwenge cyamenye amaso. Tugeze ku gaseke byumba, umukecuru agurisha amatungo 2 yitwa ihene, aca inyuma y'isoko ku gaseke byumba, azamura inguti 3 yari yambaye ayashyira muri mugondo ya 4. Icyo genda yamwiba kubera ikiyobyabwenge. Ikiyobyabwenge ni ikigome. Rubyiruko mutwumva, ibiyobyabwenge nta hantu bizabageza usibye kubafunga mukanapfa murimbutse. Namwe bagabo mubikoresha, namwe bagore kuko hari abagore banywa urumogi bakanarucuruza, namwe ni mubireke kuko nta mahoro y'umunyabyaha ni kuwiteka avuga. Icyo gihe ndi kugaseke byumba mbwira uwo mujura witwaga Yezu. Abantu bashaka kwibaza ngo ariko sobwo ninde wamwise Yezu? Ni polisi yari yamwise Yezu. Icyo gihe yajyaga arara munsi y'igitanda cy'umugore n'umugabo. We yarankubije inshuro 2 mu kwiba. Yajyaga arara munsi y'igitanda cy'umugore n'umugabo bakaza kuryama hari, bamara gusinzira akomboka gahora akagenda agaterura umugabo akarambika hasi, agasubira agaterura umugore akarambika hasi, akazinga amatera akayitwara. Polisi iza kumwita Yezu. Icyo gihe ndamubwira nti uyu mukecuru agurishije amatungo 2 yitwa ihene, none yashyize muri mugondo ya 4, mumfatire muteri irirenga muteri rivaje. Irivaje no kwiba abantu mu mufuka. Kandi ari ikiyobyabwenge cyabaga kirimo kutwongoza. Arambwira ati wowe uzi kwiba ndabikora, nti ubikore gutya. Ndamubwira nti umumpamagarire mu isoko, umumbwira uti shanga, nakwitaba urahita umumbwira uti ndeba nanjye nkurebe. Ubwo uraburimo gupiyora amadage, nupiyora amadage kuko mu isoko badushona. Kudushona no kutureba. Abaramurebye ati shanga, umukecuru ati karame mwana wa, ati ndeba nanjye nkureba. Umukecuru ati se ndakureba he mwana wa? Nanjye ndabanza ndapiyora. Gupiyora no kureba abantu bari, mbona bose barapfuye niko dayimoni yambwiraga. Mpita nterura zangutiye 3 ndazizamura nzigejeje mu ivi rye, nzitegesha iryanjye, mutezi rirenga 16 ndayazana yose ndayamwiba, ingutiya ndazirikura zisubirayo. Nta muntu umwe yigeze atubona kubera ikiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge ni bibi kuko icyambere biragutinyura, bikakwereka iyo wakinyweye cyangwa se iyo nakinywaga. Nageraga ahantu nko mu gipangu, ikiyobyabwenge kikambwira ngo ntabahari nkinje kandi bahari. Ndibuka ko nko kukakira umukanserege naragiye nsanga igipangu kirakinguye, nari nanyweye amaburi 13 y'urumogi n'ipaki y'isigara. Nanywaga isigara yitwe semu n'intore. Ikiyobyabwenge kirambwira ngo ntabahari. Ndinjira ngo ninjire mpita ncomokora televiziyo. Ikiyobyabwenge kirambwira ngo ninyitware mu mufuka y'ipantaro.
nyisesiza mufuka y'ipantaro ndwana nayo mwumva ubugome bwo gukoresha ibiyobyabwenge ndwana nayo biranga televiziyo yanga kujya mufuka kandi kuko ntiyanajyamo nyir'urugo nsanga muri saro yankubise imigeri yo mu mbavu nikubita hasi mbera nk'uwapfuye ndashimira Yesu ko yandindiye muri ibyo biyobyabwenge akampa agakiza akankiza nkaba ndiwe muri kino gihe ubu nawe turi kumwe umbonye ntiwapfa kumenya ko nanyweye urumogi ntabwo wapfa kubimenya ariko ndashimira Yesu wankijije nkahinduka cyane mu gishya n'abadamu bajya bakunda kwibikira iyo mvuze aha nkunda ntago njya nkunda umuntu havuga mu izina abadamu bajyaga bakunda kwibikira hano iyo washyiragamo amafaranga n'agatelefone narabigutwaraga waba wisakasa tugiye nko kwishyura imboga uri kwa Mutangana mu isoko wakegura gatoya waheba akaba arabyina ati ntangiye gusara ati yakozeyo bati nihe akaba arahavuze batubwo no witwa rasta niwe ukora aho hejuru ariko ngo mpure na Yesu ankiza ibiyobyabwenge koko ndibuka ko hari igihe nageze ibiyobyabwenge birantwara ndagenda ndahengama ku buryo iyo nagendaga ntatoneka isi kugira ngo ntayibabaza nkagenda mbanza amaboko ku buryo nageraga nko ahantu ngiye kubasuhuza ntago naherezaga intoki naherezanyaga ikirenge cyangwa umutwe cyangwa intoki ebyiri nageraga nti niko ju batirayaniya yadushuje byarangiye kubera ibiyobyabwenge ndagira ngo mbatangarize rubyiruko mudukurikiye namwe bagabo mubikoresha ni mubireke kuko nta nyungu yabyo inyungu yabyo ni ukubafunga ni ukubambika amapingu ni ugusenya ingo ikiyobyabwenge hari n'ikindi kintu twakivugaho umugabo wagikoresheje byanga bikunze ujya kumva ngo yishe umugore ukumva yatemye abana yibyariye umugore wakoresheje ikiyobyabwenge ujya kumva yataye umugabo babyaranye inshuro 8 akajya gushaka agasore k'imyaka 17 mwavuye mu biyobyabwenge mukakira agakiza Bibiliya nayo isomye irantangaza muri Ezekiyeli 18:20 Bibiliya iravuga ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa Bibiliya ikavuga ngo kandi umwana ntazazira ibyaha bya se kandi na se ntazazira ibyaha by'umwana we Bibiliya ikavuga ngo gukiranuka k'umukiranutsi kuzaba kuri we ngo kandi ibyaha by'umunyabyaha bizaba kuri we ni muve mu byaha muve mu biyobyabwenge kuko ejo hanyu heza ni heza ariko mu gihe mukibikoresha nta namanda y'umunyabyaha kuko ushobora kubikoresha polisi ikakwirukankana ukagwa mu mwobo ugahita upfa ushobora kubikoresha wataha wasakirana na madamu wawe cyangwa umutware wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa abana ukamukubisa urushyi agapfa ukajya muri gereza ukakatira burundu ariko iyo wabiretse ukakira Yesu ukinjira mu Mana uhinduka icyaremwe gishya harimo n'abandi bantu njya mbwiriza bakambwira ngo Alexi ntitukinywa urumogi ntago tugicuruza akanyanga ntitukinywa amayirungi yemwe n'inzoga twarayiretse nkababaza ngo ese mwarakijijwe batoya bate ntago twebwe twakijijwe twebwe twumvishe atari ngombwa kubikoresha ariko nagira ngo mbabwize ukuri kubireka neza no kwakira agakiza kureka ibiyobyabwenge ukareka urumogi ukareka akanyanga ukareka urusimbi ukareka kunywa inzoga ukareka ibyo biyobyabwenge byose ni ukwakira agakiza kuko ushobora kubireka none ariko waba udakijijwe nyuma y'umwaka ukongera ukabisubiramo ariko iyo winjiye muri Kristo Yesu ukanabireka aguha imbaraga zo kubinesha akanakwagura ukanigisha n'abandi bakibirimo ikiyobyabwenge ni kibi kuri seri ya 2 ndaza kubereka ukuntu ikigare nacyo ari kibi kandi iyo utakirinze kumugaza mu buryo bw'umwuka yaba muri society nyarwanda yaba no mu buryo bw'umwuka urarindagira ariko iyo kiretse ibiyobyabwenge ukabireka uhinduka icyaremwe gishya ukaba umugabo muzima ukaba umugore muzima ukaba umukozi w'Imana mwiza ushimwa n'Imana agashimwa n'abantu Imana ibampera umugisha muramwumva rero bajya bavuga ngo mbwire gito cyanjye giti cyundi yumvireho niko bavuga turi kubwira urubyiruko ariko n'abantu bakuru nabo bakabyumviramo kuko n'abantu bakuru nabo barabikoresha hari ijambo yakunze kuvuga rikomeye ngo iyo ubikoresha utakarizwa icyizere nyamara wowe uba wumva abantu bagufitiye icyizere ariko barakigutakarije kandi ikiyobyabwenge ubwenge burayoba yavuze ijambo rikomeye yavuze ngo ntugera ku ntekereza ko nta cyiza wabibonyemo iyo uza kukibona wari kugumamo ariko wavuye aba bana turimo dusoza bano bana b'abakobwa bafite imyaka 18 bambara ubusa ugasanga amabere bayashyize hanze ugasanga amatako bayashyize hanze bagira ngo bazubaka neza kumbi bubatse nabi ugasanga kubera cya kigare unagiye uryamanye n'umwari kuzabana ugasanga nimo n'abana mubanye nabikora ko mwabanje kuryamana mbere turimo dusoza bagira inama urakoze cyane uri umuhanga cyane rwose ndumva twajyanye cyane mbere yuko nkora gato ku kigare cy'urubyiruko
njya nkunda kwigisha abubatsi ngo nkababwira nti niba hari umuntu mbabazwa n'umugore ukunda kuganira n'umugore utabana n'umugabo bakaganira kamwimariramo nkibaza muwamuganira iki umugabo yaramunaniye bamaze imyaka 5-6 batandukanye nawe ukamuha umwanya wawe w'amasaha 3 muganira kandi wowe ugifite umugabo ubu nkabigisha nkababwira nti ubona yakugiriye ihe nama ahubwo yagusenyera n'urwawe byamusenyeye yabigutsindagiramo nawe urwo rukakunanira hanyuma no ku rubyiruko hari ijambo bavuze yaragura umuhanga cyane nagukurikiye ugasanga umwana w'umusore ariga ariko agashaka gukonegitana n'abantu ishuri ryananiye ugasanga amasaha 3 saa 4 saa 5 zigeze bagihagararanye kandi etide ntiyayikoze ari kumwe nabo urumogi rwamennye amaso birukanye ku kigo cy'ishuri kubera ibiyobyabwenge ubwo ubona we yakugeza hehe ahubwo inama nabagira irinde cya kigari ukunde kubana n'umuntu ubona ufite ikinyabupfura bana b'abakobwa imyaka 15 17 20 murambara ubusa kubera iki ese icyo werekana ni igiki mubanzi batatu umuntu afite harimo isi n'umubiri na satani uwo mubiri wambika ubusa uwo mubiri ni umwanzi uzamare iminsi 3 udakora dushe uzakubwira uko umeze cyangwa se iyo umuntu avuye mu mubiri nyuma y'iminsi 2 nibwo itugaragaza ko umubiri ari umwanzi ari mubi ni mwambare mwikwize ikindi mwubaha ababyeyi banyu mwirinde ikigare muve mu busambanyi muve mu biyobyabwenge kuko ejo hanyu ni heza ubundi umuntu niwe ugira ejo heza hazaza cyangwa ejo heza habi iyo witwaye neza ejo hawe haba heza niyo witwaye nabi ejo hawe haba habi ni muve mu kigare ariko kandi nagiye ngaruka kugakiza mukizwe kuko iki cyorezo kizarangira abantu twongera twidagadure mu nzu y'Imana mukizwe muhinduke cyaremwe gishya nkibwirira n'ababyeyi mwe mukuze ari giye kubona ukabona umusaza w'imyaka 60 arashaka kwambara nk'umusore w'imyaka 17 ugasanga umugore ubyaye 5-6 na warambara ubusa ati ntereka amaso neza ati nyatereka nk'inyana oya utereka amaso neza ngaho uzayaterekere shoferi mubwira uti ntwarira ubuntu nayateretse iyo ni logique ituruka ku badayimoni ni mureke kigare ababyeyi mwerere imbuto abana mwerere imbuto ababyeyi kuko ni mwere imbuto mukareka kigare muzagira imbaraga mu miryango mugira imbaraga mu itorero mugira imbaraga mugira imbaraga no mu gihugu no mu gihugu mugira umusaruro ejo murimo abasirikari ejo murimo polisi ejo murimo abadogiteri ejo heza harahari ariko mwaretse ibiyobyabwenge mukareka n'ikigare Imana ibampera umugisha arakoze Alexis umutumirwa wacu Imana imuhe imigisha twabwiraga abana b'abasore abana b'abakobwa bari muri ibyo bigari bibangiza inshuti yawe itakubaka umutima inshuti yawe itakubwira ibyiza yireke ushakashake umuntu wakubera umuntu muzima akakubwira ibyiza akakuremamo umutima mwiza reka n'ubundi turimo tugana ku musozo tubasengera ndabizi baba bahari badukurikiye hari abo njya mbona hano hafi mu kiraro bana bambaye ubusa ugasanga umwana w'imyaka 15 ahetse undi w'imyaka 2 ugasanga aranatwite ibyo byose biterwa n'ikigare n'ibiyobyabwenge kandi amasaziro yabo nibwo bazabona ko bagize gute bibeshye ariko uko Imana riri kera n'uyu munsi niko kiri uko yafashe Sawuli n'ubu niko yabafata uko yagufashe n'ubu niko yabasura reka tubatungeho ibiganza tubasengere ubasengere isengesho ntirigira umupaka ntaho rihezwa aho baba bari hose ryabageraho kugira ngo bazakizwe bumvishe ubutumwa bwiza kuri Karumeri TV kandi turaza no gutanga nimero yawe kugira ngo utabyumvishije neza azaguhamagare umugire inama umuhe ibitekerezo wongere umwubake ngaho basengera Imana ibafashe Imana ibagirire neza Mwami Yesu mwana w'Imana turagushimiye tugushimiye ko imbabazi zawe arizo ziturinda kandi tugushimiye ko ari waturuye ukadukura mu byaha izina ryawe nirihabwe icyubahiro tugushimiye ko wadushyiriyeho no murongo mwiza kugira ngo dusangize ubu buhamya dusangize abanyarwanda n'abanyarwandakazi kuri Imana igikura abantu mu kigare ukabahindura icyaremwe gishya dusengeye abana bari mu mihanda dusengeye urubyiruko rwacu urumogi rwamennye amaso dusengeye abana b'abakobwa babaye indaya babyarira ku muhanda b'imyaka
imyaka 15 16 turabasengeye kugira ngo bahe agakiza hanze ahangaha indushyi ni nyinshi mu izina rya Kristo wa Nazareti aho za Nyabugogo aho Kimironko aho ngaho 15 tubona hari abarara benshi ariko turabasengeye kugira ngo bahe agakiza abaguye babyutse abatarakumenya bakumenye kugira ngo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro tanga agakiza dusengeye n'abandi bakuze dusengeye abagore n'abagabo kugira ngo bahe umutekano bahe kumvikana dusabye ingo z'umugisha kuko ni wowe urwubaka kandi ni wowe urukomeza dusengeye abanyabyaha muri rusange kugira ngo bakizwe indaya zikizwe abajura bakizwe abanywara umogi bakizwe abakijya kuraguza ubaha agakiza mu izina rya Yesu abarara mu tubari abasinzi turabasengeye kugira ngo bahe agakiza kuko uri Imana ikora bikagaragara urakoze turagushimiye icyatumye werekanwa kwari kugira ngo intama zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi urakoze turagushimiye abarwayi ubakize abanyamadeni ubishyurire abanzwe n'imiryango bagarukeho abafite imanzu uziburane abanzwe n'imiryango bagarukeho kugira ngo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro kandi dusengeye n'u Rwanda rwacu iki cyorezo cya coronavirus tubambira amahema n'isi yose uyibambira amahema utwiteho kuko uri umubyeyi wacu urakoze turagushimiye amahoro yawe nakomeze gutwarira mu mitima yacu mu izina rya Yesu amen.